ukuvuga ngo mu bitekerezo natanze Zande amasaziro yawe wa mugabo. urabona ko akunda abagenzi bategereza imodoka kunuza kuri kaburimbo hariya hose mu muhanda kuri batera imikindo bagiye kuzajya bahatera amaronji amacunga ibintu byose nyine n'imyembe n'iki. Icyo nicyo gitekerezo watanze cyakuvanya hano kikakujyana I Kigali none cy'amaronji. Ewa wakiri kiriho kandi zebe akuzina ry'Imana ukumuza muri iki gitondo icyo ngo kumbira ugiraga gaseko ariko sishase ingere kabone we ariko ntukavuge ko ahubwo se ubugira ngo uvuge hase kuba waryamiriye ubundi bimeze bite niko niyo mandaje ijoro suyo bisa mwaviri hano ahubwo natashye kare kuko urana rifite inama ikomeye nari mfite inama ikomeye niyo mpamvu se wadubitse nk'ikinini cya penicilline ngiye horera sha dore ingingo zigiye kujya zibarengera ahangaha n'ahangaha zose ndazizanye ku izina ry'Imana zirengera nde naje ariko reka nkubaze niko ubundi buriya reka ko bwageze amahirwe mukagira amahirwe zebe wa zebe nkaba ndi n'ahangaha tunaziranye uwo amaherezo yanyu baraya igikabyo ugira mu buzima bwawe mwese kuba tugufite bitumara iki mu buzima bwa buri munsi bibamara iki ubu se muri inahangaha ninde muntu wari bwagenda akicara mu nteko inteko yahe minisitiri umwe akicara aha umudepite aha senateri aha perezida ushinzwe ibintu byanjyanama muri inteko uri kuvuga ni inteko nshinga amategeko n'amabwiriza ya leta shaye igihugu cyose abo ndabona umuntu urota ku manywa nkawe se kugenda urota mu nzira hari ukuntu mubana n'umuntu mutamuzi urumva mukajya mumukereza sawa nyine n'ibi bintu ntabwo byemewe gukora abantu bahari none niba muje mu masaha y'akazi banza undamire kwanza turirwa tuvugana byinshi akoze ubunywa mu gitondo kubera dore ingingo yabatsinze niyi erega niwo nkuru ubwenge mu nzoga ariko se wamperezaga mu gitondo nkigutomerera ntabwo njye nanga kombanzanya yanjye sinya nanga inzoga mu gitondo yewe ku izina ry'Imana none se mube ariko reka nkubaze uzi umuntu urimo gushaka guca amazi ariko se umuntu uri gushaka guca amazi si zebedeyo si mureba n'ibipantaro bitamaye 12 wewe cyakora kamubwira shani wabuze byose uraje shampereza Angaki mpereza agashyushye ntubizi si yo muganga yanyandikiye nzagwa waziretse Imana ikunda abagabo ku izina ry'Imana ndakubwiye ngo aho waceba hose ubu tuvugana ni inote nini gusa zongera kwiteza urwagwa se nduhuye ngaho se iyo uvuze amafaranga ngiye mbyumva neza ariko ibaze urambwira ngo nk'urwagwa n'ahantu mba mvuye wenda ndimo kubikubwira ukajya ngo ni imikino kanzu bimbwire neza urumva hasoni bimbwire neza ubundi ayo mafaranga tuyashingemo umugabo nusha ni amadolari ubu ngubu agiye kuzajya amenekaho ku buryo nzajya ngenda na $100 hano $200 $400 $500 $800 $900 byanyabyo ndamaye nka se utwo tufaransa wadukuyeze be burya warize kiri buriya nibwo mnemeye ko nkomeye noneho ubu tuvugana ngaho mbwira ngo uvuye mu nteko yahe cyane inteko y'abaturage shaye imwe bibabure wa kabiri uri kubeshya hano ngo uvuye mu nteko nshinga amategeko ariko reka nkubaza ndakubwira ngo minisitiri umwe aricaye ha umudepite aha umusenateri aho na perezida w'inteko ari aho ngaho ko nabahabije ngaho mbwira ubwo rero ibyo twatuma kwigaho ni ibintu byoroshye kandi bikomeye kandi bizabagira akamaro nibiki ubwo ngiye nabaye ibintu niyo wabyanditse cyangwa wateruye ibipapuro ubundi kamubuze kundi reka ndebe ibintu uri kunye wasanga n'ibintu uri kumbwira byanditse hatari byo wibeshye ukabitose waba ufite ikibazo no hasiki se ubwo rero nkubwire ubwo nahagurutse nka Zebedeyo ndangije ndibwira ni Zebe wa Zebe wari wagiye uhagarara no mudugudu se umudugudu ibitekerezo byose by'abaturage bina nabikusanyije ndabijyana mbikira mu nteko kandi igitekerezo ndatanze icyo ari cyo cyose najyaga kubona nkabona nakujijinganya
akandeba atakura muntu afite ubwenge pe agahita avivura. Abandi bafite mashini bakango aha ni televiziyo. Ibintu uri kumbwira biri kuntera agahita saving. Ko wavuze ko ufite amafaranga. Nta kuntu twavuga dusangira. Ushaka iki se? Nakwimye iki? Ko nawe nteganya yuko hari igihe uko byagenda kose ngomba kugushyira mu mutima. Ujye ubivuga utankoraho utanyikoreshwa. Ntabwo koza hose sha ubwo ufite amahirwe yo kuba ngukoraho. Icyakubwira umuzungu noneho wari urimo dusohotse mu nama. Urumva? Hari umuzungu kazisha mwiza ariko shaho. Ngiye kunywa ibipfundikiye. Ibintu by'urwago. Ese ubwo babona kwimya iki kuko wabuze. Wowe uri kumwe n'umuntu w'umusirimu warangiza ukipfobya. Ahubwo no nkubwire ikintu kigiye kugerwaho muri no minsi ku buryo ahantu hose. Urumva? Asisha kutamaye shaka koshama. Ariko se byawe ariko. Yagotamera ntacyo. Wowe ubizanye na gahunda nafite yo kubyuka ngo. Buriho ni ikimenyetso kigaragaza ko ndi bunywe. Gatika gaturika. Kugira ngo rero wemere kudapfunduza. Oya humura. Ubwo rero mu bitekerezo natanze mu nteko shinga. Na nubu nagura atuma nsoma bino bintu ufite. Oya buretse mbanze bikubwire mu magambo kuko nabizingatiye. Urumva? Ubwo uri kubanga mu bitekerezo natanze. Zande amasaziro yawe wa mugabo. Urabona ko akunda abagenzi bategereza imodoka kunuza kuri kaburimbo. Hariya hose mu muhanda kuri abatera imikino. Bagiye kuzajya bahatera amaronji, amacunga, ibintu byose nyine n'imyembe n'iki. Icyo nicyo gitekerezo watanze cyakuvanya hano kikakujyana i Kigali. None cy'amaronji. Ewa. Ceceka. Nanjye nari mbonye ngo umuntu. Tundi. Uyu muntu ni minisitiri twa. Ni minisitiri w'intebe. Uretse. Minisitiri w'intebe. Oui, présent. Allô? Oui. Eh. Aha. Asa ni wowe sha. Urifuza iki se kandi? Ese ufite ikihe kibazo wowe mbwira ibyo umbwira hakiri kare utanyicira gahunda ndimo gushaka gutanga raporo z'abana. Ariko reka nkubaza ubundi urundi mbaza kazitunga n'umwana nabyaye kazitunga niba kunja wambyaye kazitunga ubundi mumbaza nkande wo ariko ubundi reka nkubuya saso ubundi usibye ubugoryo ugira n'ubucucu bwakwaritsemo wagira ngo uri icyare kigishwe. Reka nkubwire rero ayo mafaranga wampaye amafaranga ni hari inde dufitanye inyandiko amafaranga wayanyujije kuri nimero yanjye ku buryo wenda wabigira ishingiro cyangwa iyo muri kubeshyira umva nkubwire nta kintu upanga nawe ibyanjye byara kushaye kuraba urumva umva ntunkanga reka nkubwire ntunkanga ku buryo ntunkanga n'undi munsi urumva niyo wazana inkuba 8 ntago zambasha kuko nakubwiye ngo ngeze be wazebe nta muntu ushobora kunkanga nta kintu cyawe nzi nta nicyo wampaye uzatanga abagabo wakabimenye se ko navuka mu muryango woroshye nk'uwawe bimenye urimo kuntesha pepe iyo nkeke yawe n'umugore wawe nimbaragura yarakukubise umureti w'igishwa nawe ukahohomera
cyangwa se akakwahirira ibicucu ukagira nawe ukabona ikijunja utongera kurimo kumpera amazi. Urumva ndagira ngo nkubwire ngo butuvugane ndagukupye kakubitwe n'agaca gahatse. Urumva sha ariko se kamubaza cyavugana n'intembaro uzuko nayo ariko reka ngo ubona ubuzima bwo guteka imitwe bizagera he wakigabo yo kuri gikuru kushanje urashaza wanduranya gute ndashaje nase ibi ni ibiki tuvuge ko ayo ngayo ari amasoso avuka. Reka nkubwire rero we kiriho nimba utabizi nushaka kunyiyegereza uzajya uvuga ngo ino yegire ukabimbwira neza wanetesheje buri kimwe cyose ku buryo byibura ejo bundi ntabwo bari baje kugufumbira akabaranga komanda na daso kambwiza ukuri kiriya gihe wankoreye umuti ndavuze ni Zebedeyo nubwo mba mbona yigira umusazi yigira umuntu w'umukimwa mwanya w'umwisiko ariko nukuri ko Imana akira newe kanoni kanashira ndakongera kandi kuri ngewe reka nkubwire rero nukurire agahukunyo n'undi munsi ngewe doraho ryarasiya aho gushyira iminwa yanjye kuri ibi bitama byawe bizeho ibintu wagira ngo sinzi wagira ngo nuzitondeza ahantu ziba icyava kikimuka uzaperereze n'undi munsi ureba rino jigo iri jigo ribitse ibitekerezo niba utekereza mu ijigo cyo koze mbonye impamvu ufite ubwenge buke niba utekereza mu ijigo byarakuyobe. Alo Zebede biti ese Zebede muri kunshaka hiki ako reba ibintu mumaze kunkorera reba umugabo wanjye ibintu mumaze kumukorera reba ukuntu mwamuhinduye umusinzi mwamuhinduye ikigoryi amafaranga arafata udufaranga duke mukamura tunywere nk'ubu koko muranshaka hiki urugo rwacu murarushenyerega neza murarurangije ngo iki Zebede umva nkubwire ibi bintu mwabitangiye mubyita imikino ngendaje mbagezeyo ni ukuri kw'Imana reba ukuntu mungiriye umugabo wanjye yari intangarugero muri ino karitsiye yari umuntu w'umukire wiyubashye none reba ukuntu maze kumuhindura umusinzi nta gafaranga na kamwe agifata reba ejo bundi amafaranga yose bamuhaye mwarayankwereye murayamara none mwamuhinduye nk'ikintu kiri aho cy'ikizezenge kidafite umumaro ni izina ry'Imana ngiye kubarega ndabarega nyine none ngo ikimenyetso se nakiburira he ntabwo nakibura rero reka nkubwire ngiye kubagezayo nimba mutari munabizi kandi nzi neza ko ntazakibura ikimenyetso nzabagenza mpaka mbafashe mbajyane mu buyobozi urandebera nese ubundi bukudusenyera bibamari mu by'ukuri mbwiza ukuri bibamariye iki kuba twebwe tutakibanye neza duhora mu makimbirane mwebwe bibamariye iki usibye ubugome n'ubutindi bwanyu n'ubuhemu umuntu akabizera mwarangiza mukamuhemukira n'imbere y'Imana nzabajya kandi uzabibona nshatse sejo mu gitondo nkabafata. Ni biki se kandi bibaye? Agurengana. Kubera ikizi? Ayawe yashizemo. Angaheze? Ndashaka amafaranga yanjye. Ayaheze? Ndashaka amafaranga yanjye. Ariko ese kujya umvangira buri munsi. Amambero waraje uvana 100 hano. Ntabwo uko byagenze se? Ibyo ntago mbyitaho ngo nono byarangiye. Wongewe nandi makosa. Ayaheze? 50 kuri konti. Oya. Umva rankubwiye. Ibyo ntukagendeye ku mabwiriza. Uzicara umenye ko murusha ubwenge, wibuke ko transaction yose ikozwe. Mbona message kuri telefone yanjye. Umva rero umubwire. Ubwiza ukuri. Amafaranga nayakoresheje mu nyungu z'umuryango. Amafaranga nayahaye Zebedeyo kugira ngo amfashe kuzabona kazitunga kugira ngo tuzabashe kubona ryajana. Ibyo bintu nagomba ko ari nyungu z'umuryango. Kazitunga. None aho bigeze.
Jye kwereka ko ndi seriye. ibiki Ndavuze ngo ugiye kuva muri uru rugo. ariko mva nkubwire ibyo byemezo nzana no kubikura abantu bigwana nabo nibo bagiye kunsenyera ugatinya ukambwira ko ndi ikigoryi utabikigoryi gutese ni gute bifata bakagwa ibintu by'ibicupuri no kimari ngw'ibico bagwaye ibintu by'ibimera ngo ufite za ibintu usanye we ngw'ibicupuri ibyo wabikuye hese mukadipi navanga ibyo bintu turabireba dusanga ni ibicupuri ahubwo bikimeze gutyo mva imbere ugaruka ngaho ubonye amafaranga yanjye cyangwa mfunge none mbikwereke ko hano ari iwanjye ndebe kuri burwinjire none reka nkwereke ngewe ndagengeye kuza ndakora akantu urambona ikizima nuko uzunzana 150 naho bundi ureke ubwo bugoryi bwawe birirwa bakugize nk'ikimara urona bagwaye ibicupuri by'ibirahure ngo ubonye zahabu ewe ninjye washatswe koko singaseko mu mwijima w'ibinyoma urukundo n'ubwiro inshuti zibabanze ukuri kukagurishwa ibanga ryo kubaho riba imitego y'umwanzi amaso arabyina ariko umutima urarira kazitunga aho urukundo rusenyuka ariko ukuri ntikugira isoni kazitunga